Ikibazo cy'imihindagurikire y'igihe gikomeje guhangayikisha abatuye mu bice bitandukanye by'isi. Ubu Kenya yibasiwe n'imyuzure aho abaturage bumvikanisha iki kibazo nk'igishobora gutuma ubuzima bwa bamwe buhagarara. Nyuma y'imvura nyinshi yaguye ikangiza ibiraro n'imihanda igasenyuka ndetse abantu babarirwa muri 70 nabo bakahasiga ubuzima, ubu abaturage bafite ikibazo cyo kuba badashobora kuva mu karere kamwe bajya mu kandi. Joel Nguyi utuye ahitwa Garissa arumvikanisha uburemere bw'iki kibazo. Kwanza kitu ya kwanza tunataka tusaidie ni wale wenye hapo pande. Mbere na mbere nasaba ko bariya bantu bari hakurya babona ubufasha. Icya mbere nta biryo bafite, ikindi ni ukureba uko imihanda yakorwa. Kugeza ubu nta kintu na kimwe cyakorwa kubera ko imihanda yangiritse. Nta nubwo nzaho aba bantu bajya. Undi muturage nawe urimo kugirwaho ingaruka n'imvura nyinshi yateje imyuzure ni uwitwa Edita Munyoki. Kubona ibyo kurya ni ikibazo. Abana banjye barashonje. Kuva ejo sindarya. Ubu nibwo nkigera hano. Sinzi ukuntu mbasha kugera imwingi. Nageze hano ariko sinzi uko mpava. Nta modoka zihari. Uretse Joel Nguyi na Edita Munyoki bananiwe kugeraho bajya kubera imihanda yangiritse ndetse igateza inkangu, abandi baturage baturiye umugezi witwa Tana bo basigaye nta kintu na kimwe bafite. Marianne Ware ari kumwe n'abana be 5 nawe urumvikanisha impamvu y'imvura ibabereye nk'umutwaro. Haguye imvura nyinshi cyane ari nijoro kandi ntafite umuntu wo kumfasha kubera ko umugabo wanjye amaze igihe yitabye Imana. Nagowe cyane no kubona uko ngeze abana banjye ahantu hatekanye. Ubwo nasubiye mu rugo nasanze ibintu byose byagiye, nta hantu ho kurambika umusaya, ibiribwa byose twari dufite byaragiye, yewe n'inzu amazi y'imvura yarayitwaye. Iyi mvura yateje imyuzure isize iyi miryango mu kaga gakomeye ko kubura amazu yabo yasenyutse, ibikorwa remezo, ibiribwa byajyanywe n'amazi yayo, mu gihe ibiciro ku masoko byazamutse ku rugero bemeza ko badashobora kwigondera. Kuri ubu bari ahantu hameze nko mu nkambi aho bagondagonze uduti bagasakarisha imyenda n'amasashi nayo yatobotse, ibigaragara ko hari n'ibyago by'uko bashobora kurwara bitewe n'imbeho cyangwa ikibazo cy'isuku nke. Tim Harris Ishimwe, Ijwi ry'Amerika.